Abantu benshi muri iyi si bakunze gukora imibonano mpuzabitsina bameze nk'abishimisha, ariko akenshi usanga ingaruka zivuyemo ari ingaruka zibi, ahanini ziba zaratewe no kutamenya amakuru ahagije mbere y'uko bakora iyo mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu tukuzaniye ibibazo 5 ugomba kwibaza, waba uri umukobwa cyangwa uri umugabo, mbere yo kuryamana, kugira ngo bifatwe mu buryo buboneye kandi butekanye. Kanda subscribe ubundi dukomeze. Mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina mugomba kwibaza mbere na mbere, ese tugiye kubikora twembi twabyemeye nta gahato karimo? Ni ingenzi ko impande zombi zibyumvikanaho, nta muntu uri guhatwa cyangwa ashyirweho igitutu. Icya kabiri, ese turiteguye ingaruka zose zishobora guterwa n'iki gikorwa? Harimo gutwara inda, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, n'ingaruka z'amarangamutima. Icya gatatu, ese turi mu rukundo cyangwa ni iby'igihe gito? Ibi bifasha kumenya niba mugiye kubikora ku bw'urukundo cyangwa ari iby'amarangamutima y'ako kanya, kwishimisha. Icya kane, ese dufite amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Kugira ubumenyi ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda no gukoresha agakingirizo ni ngombwa. 5, ese twigeze tuganira ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? Kugira ibiganiro bishingiye ku buzima ni ikimenyetso cy'ubwubahane n'ubwizerane. Imibonano mpuzabitsina igomba gukorwa n'abantu bafite ubushobozi bwo gufata imyanzuro, bazi ibyo bakora. Ni ngombwa kwiyubaha no kwibaza niba utazicuza yuko wakosheje. Imibonano mpuzabitsina irushaho kugira agaciro iyo ibaye hagati y'abantu bafitanye icyizere n'urukundo. Gukora imibonano mpuzabitsina wiyumva neza mu mubiri no mu bitekerezo, atari ugushaka gushimisha undi gusa. Kuganira ku buryo bwo kwirinda ni ikintu cy'ingenzi mu gufata ibyemezo cyiza. Reba hasi ko wakanze subscribe, tujye tubana buri munsi. Murakoze.